Iyesa, hello ngaye nguko banyarwandakazi mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri Day by Day News ndetse nawe utarakora subscribe, icyo nicyo gihe cyo kugira ngo ube wakora subscribe kugira ngo tujye tubana gatano kuri kagenzi kako kabisa kugira ngo amakuru ajye akugereraho igihe. Ngaye nguko rero nkuko mubimenyereye uyu abari wa mwanya nyine w'amakuru abari trend muri kubyumva kari Day by Day News, ariko byarenze kuba Day by Day News kabisa, ubu ni hour per hour news cyangwa se second per second news. Ngaye nguko rero nkuko muri kubibona muri screen ntabyo gutinda, muri kubona ko mwabonyemo imodoka yashwanyagurutse, mubonamo indi modoka yaguye, mubonamo amafoto ya Miss Uwicyeza Pamela umugore wa The Ben kabisa. Aba bantu rero murabazi cyane, uyu Mugisha Benjamin cyangwa The Ben muzi cyane muri muzika nyarwanda, umwe mu artiste dufite kabisa barenze, cyangwa se navuga ko ibintu bya muzika ari ibintu byabo, atari ibintu byo gushakisha, ahubwo ari impano iri natire. Ngaye nguko rero uwo ni Uwicyeza Pamela. Dere inkuru mbi rero ku muryango wa The Ben cyangwa se Benjamin mwamenye ku izina rya The Ben ndetse n'umufasha we Uwicyeza Pamela, dore ko iyi nkuru ni inkuru mbi cyane, ni inkuru y'incamugongo, dore ko Uwicyeza Pamela hamwe n'inshuti ze babaye bakora impanuka isa nkaho yari kanganye, ariko mu by'ukuri Imana ikinga akaboko. Nkuko muri kubibona rero muri screen muri kubonamo ko imodoka Uwicyeza Pamela yaratwaye yangiritse cyane, imodoka isa nkaho yabaye ubushwambagare, ariko se ati iyi accident yaba yaratewe n'iki, cyangwa iyi manuka yaje kuba ikorwa byagenze gute iby'iyi manuka? Icara rero ubundi utere agatebe ubundi tuganire neza cyane. Ubwo Uwicyeza Pamela yari arimo ava aho yari yatemberanye n'inshuti ziwe, barimo bataha, bageze mu muhanda nyine barimo bagenda bahura na ambutiyage. Murabizi ko umujyi wa Kigali ukunze kuba urimo ambutiyage nyinshi, rimwe na rimwe nyine ugasanga ambutiyage kabisa yabaye ambutiyage, ndakeka mwese murabizi, cyane cyane noneho ku masaha abari kugenda bucya nyine, ya masaha nyine ububonamo ko kabisa aho hantu hakwiriye kuba habera muvoma, buri muntu nyine abari kujya muri different activities, buri muntu ari kugenda ajya muri areas zigiye zitandukanye n'izundi nyine, uriya mwanya murabizi ko haba harimo accident nyinshi. Pamela rero yari arimo agenda n'izo nshuti ziwe barimo bataha nyine bavuye mu byabo, barimo berekeza rero bataha, nibwo baje kuba bakora iyi mpanuka. Ngira ngo muzi zino modoka zikunda kuba zihetse ama steel bar mu kinyarwanda, amaferabeto, zino ferabeto zubaka inzu, murabizi biriya bimodoka biba bitwaye ferabeto cyangwa se steel bar. Murabizi ko abari ibimodoka binini kandi bifite imbaraga, nyine abari ibimodoka biri strong, kubera ko ziriya ferabeto akenshi nk'aba civil engineer bo bahita babyumva, ziba zitwaye amatoni menshi, aba ari amatoni menshi, kuko byibuze ziba zitwaye amoko agiye atandukanye. Ubusanga harimo ferabeto z'10, za 12, z'8, nyine ari amatikines cyangwa se ziriya ngano z'amaferabeto. Uri kumva rero ko ibi bimodoka biba byikoreye amatoni menshi cyane, nyine abari ibimodoka nyine muranabibona mu buzima busanzwe, mubibona ko ni ibimodoka binini, kandi by the way binafite icyo twita power, zinafite imbaraga kabisa, nyine ziri strong cyane, more strength kabisa. Ubona ko ari ibimodoka bikomeye, kandi nyine bitewe n'imizigo biba bihetse biba bigomba kugenda gutyo. Pamela rero we yagize ati
yaje Pamela Pluton yaje rero kuba abona iyi modoka ibuze feri itangira gusubira inyuma. Pamela rero buri uko abigenza kuko muri life muri left ye cyangwa se mu kundi ukuboko k'umuhanda hari harimo imodoka nazo zirimo zigenda ari nyinshi. Buri uko abigenza niko gufata, navuga ko yafashe decision nzima. Sometime mujye no mu in life mitena naboneraho no kubagira inama mujye mufata decision iri strong kandi iri muri positive without negative kabisa. Yaje rero kuba yabwira inshuti ze, arazibwira ati muhumirize, ubundi muhumirize nyine kwari kugira ngo atahita batera ubwoba nyine bahita baba disorganize nyine, imodoka ikaba yabajabuka ikaba deviya n'ahandi runaka, ubu noneho bahombeka amaso ubundi barasakuza nyine. Murabizi ku badamu se cyangwa igitsina gore sometime iyo habayeho ikintu kije nyine kiri cyihuse cyane kiri allowed, sometime nyine murabizi ko bariyamira cyane nyine kubera ubwoba, bahise basakuza rero barasakuza cyane. Ariko Pamela yongeye kubura amaso asanga baracyari bazima, ariko yabanje gutekereza ko ari umutwe wavuyeho, wenda akaba ari ibintu ari kwimagina. Nyine murabyumva, aba ari nko kuyituba disorganize mu mutwe nyine, ukahita umera nkaho ubwenge bugiye ahandi nyine, ukumva hari ukuntu nyine ikintu kikuba ukahita umera nk'uhamutse. We yambaye nk'uhamutse rero yumva ko wenda bapfuye atari ibintu biri aho ngaho, ariko mu by'ukuri baje kuba barokoka iyi mpanuka. Ku bw'amahire rero Imana yakinze akaboko, dore ko n'umushoferi wari utwaye iyi kamyo yayivuyemo ku bw'amahirwe akavamo ari muzima. Yaje avuga ati abantu ndabishe ndabamaze. Polisi ariko yo nyine akavuga ati se wishe bande? Mu kuhagera rero asanga aba Pamela baracyari bazima. Ibintu byatunguye uyu mushoferi, ari naho byahereye Pamela agira ati nukuri nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye imbaraga z'Imana ishobora byose. Ati iki ni nk'ikimenyetso cy'uko hari icyo Imana inshakaho. Amagambo rwose Pamela yaje kuba atangaza, njye nayakunze cyane, namwe mwigireho kandi mukorere Imana mugifite uburyo. Yavuze ati kuba Imana indokoye iyi mpanuka, kuko muri kubibona ko ari impanuka yari ikomeye cyane, ubu ngubu Imana hari ikintu inshakaho. Nanjye ngiye kureba bimwe mu byo nakoraga biri muri negative sense, ubundi mbihindure kandi ngire n'ikindi kintu nkora kugira ngo Imana ijye ikinyibukiraho, kubera ko Imana intije ubuzima, Imana inije kuba nkiriho. Anaheraho rero ahita anashimira Imana. Ni amagambo yagiye atangaza. Murabizi ko Uwicyeza Pamela yabyaye umwana w'umukobwa cyangwa se bibarutse imfura yabo na Debeni. Hari hashize igihe rero mubona ko babibasira cyane ku mbuga nkoranyambaga, ahita avuga ati Imana ishimwe kuba idatumye umwana wanjye asigara ari imfubyi. Umwana we witwa Icyeza Luna Mugisha, mu by'ukuri umwana ubashimishije cyane, kubera ko yatangaje agira ati umwana ndamukunda cyane, kubera ko sometime njya murwanira n'umutware wanjye ari we Debeni, kubera ko nyine murabizi ko umwana araryoha. Umwana buriya aba ari ibyishimo ku babyeyi, ngira ngo abenshi murabizi. Rero yakomeje ashimira Imana yamurinze iyi mpanuka, kandi anashimira Imana yabaye yamuha urubyaro, kubera ko abantu bari barabibasiye ari benshi, ariko mu by'ukuri ngo Imana idahana kandi Imana itanga byose ntacyo yigeze imwima. Yavuze ati Imana itanga byose ntacyo yigeze inyima, dore ko yamaye umwana mwiza kandi umwana w'igikundiro, ikaba inandokoye iyi mpanuka ikomeye cyane. Nicyo gihe ngo nanjye ngira icyo nkora kugira ngo Imana iba yandinze, nanjye ngira icyo nkora mu by'ukuri kugira ngo nyereke ko nyishimira, kandi ku mutima ndayishimira 100%, kandi Imana ndayikunda kuko inyeretse ukuboko kwayo, kandi si uyu munsi gusa kuko ihora indinda mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ngayo rero amagambo Pamela yaje kuba atangaza kubwo kurokoka iyi mpanuka ndetse na bagenzi be. Nge twari turi kumwe, yari Lincho imfura muri rubanda. Twongere dusubire mu kanya mu makuru aba ari trendy, dore ko amakuru yo aba ari menshi. Mukora subscribe, ndabakunda cyane cyane.